nkavuga nti kugira ngo umuntu amere neza nyine to bisaba kuba afite akarimo k'amaboko anyuzamo agasenga akoresha n'agakingirizo nako yibuka gukoresha agakingirizo. Ibyo bintu bitatu iyo bikora mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi hantu aho ariho hose urumva byanga byakunda uba umeze neza, kandi nawe ndabona umeze neza. Ibyo bintu byose urabikurikiza. Iki ni biki? Yes, ikaze nanone kuri 1% Entertainment, ikiganiro nk'ibisanzwe cyitwa Loud and Proud. Turabashimiye ko mukomeza kudukurikirana buri munsi. Mbere yuko rero nakira uyu muntu uri kuri kamera zacu, ndashaka kubabwira ko nimba ushaka gusohoka, ushaka gutembera, ibintu byose bijyanye na serivisi za hoteli, nakubwira ko waza hano i Remera imbere ya BK Arena. Hari hoteli nziza cyane yitwa Anna Gold Hotel. Bagira serivisi zose, aho kuryama, aho gukorera inama n'ibindi byose ushobora gukenera wageze muri hoteli. Batanga serivisi nziza kandi ku giciro kiri affordable. Ushaka kubahamagara wabahamagara kuri 0782303244. Muzaze mu basure, batanga serivisi nziza. Hanyuma rero amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Morrison C Wazabanga. Kuri kamera zanyu muri kubona uwo bita Kepa Nyiri Dushya. Ku bantu bakurikirana Genesis Comedy Show umunsi ku munsi, uyu mujene muramuzi. Man, izina ryawe rya kabiri rya risanzwe nararyibagiwe. Niri Ntari biryehorere cyangwa ntago ari ngombwa? Oya, ntacyo bitwara ariko kubona rivuga. Amazina yanjye asanzwe nitwa Bijuru. Aha, Abijuru Lycée. Ya. Witwa nk'abakire. Neze abakire bitwa gutyo, urugero naba. Oya, nta abakire benshi babitwa ba Lycée ba Akanjye abanze bitwa ba Rubangura. Oyazi. Ya. Umujene rero ni umukomediye, abantu bamajije kukumenyera muri Genesis Comedy Show. Tugiye kuganira rero, tuguhaye ikaze mbere na mbere mu kiganiro cyacu cyitwa Loud and Proud, gica kuri 1% Entertainment. Okay, murakoze. Hanyuma rero ikintu cya mbere tuganiraho ni kuri kariyeri, iby'abantu bakuziho n'ibiki n'ibiki. Abantu bamajije kukumenyera nk'umukomedi. Mbere na mbere ugiye kutubwira wabyinjiyemo ute? Kumva njya kubyinjiramo, ni nabanje kuba najya kuri YouTube, nyine mbona video, ntangira mbona za Papa Sava, nyine nkajya numva nanjye nshatse kuba najyamo nka actinga, ariko nyine kubera ubushobozi nyine simbona uburyo nabigeramo neza. Rero ubwo muri Covid nibwo natangiye kujya mfata telefone nkashaka abantu tugakora n'utuvideo dutoya, nyine nkatwandika nkaza tukadukina. Okay. Mukadukina bino byo kuri screen sketch. Ubwo nyuma yaho nibwo naje kubona Genesis, nyibonye ari umuntu uri kuyivuga, mpita nshaka nimero z'uwo muntu, ndamuhamagara, numva niho hari amahirwe, ndavuga nti rero ubwo ariho hari amahirwe reka nyabyaza umusaruro, nuko nahise ninjiramo. Okay, ni ibintu se hari ukuntu umuntu ukora wiyumvamo ikintu, cyangwa se ugasanga aho wize muri classe, cyangwa se na lifestyle usanzwe ubamo mu bajene bawe, uri umuntu usetsa nyine ku buryo ugera ngaho gatekerezo ukaba atariki ibi bintu wabibyaza umusaruro. Ni ukuvuga ngo wowe nyine ndashaka ko utubwira
wabyiyumvagamo cyangwa hari n'igihe nanone umuntu abyinjiramo ari amabura akinda badise ko imirimo yabuze wakiyaminiye agashakishiriza ahangaha oya jese njyewe ntabwo ari uko bimeze ko nyine iyo natangiye kubibona mbona ndabikunda nyine numva nanjye nabikora. Okay. Aha rero tukumenyereye kuri platform nini maze kuba ngari hano mu Rwanda, Jenny's Comedy Show. Nkeka ko iyobowe na Merisi mwahuye mute kugira ngo ube umumambure wa Jenny's Comedy niki? Wa muntu twahuye nakubwiraga nyine umwe nahamagaye nkumva nyine mbonye ari kuvuga ibya Jenny's, niyo ahise ampuza nawe ampa nimero ze, hanyuma duhurira mu Ruganda ahantu ari ya Kimihorora, ahantu Jenny's yaberaga kera igitangira, niho nahuriye na Merisi. Okay, muragenda murakora. Ese bigenda bite kugira ngo urumva nanjye nshobora kwiyongoza nkamuhamagara avuga ati nze ngiye gukora bigenda gute nyine uragenda hari nka challenge aguha, hari ibindi tudetaye wenda twangombwa ku buryo n'umujene uri hano hanze uri kukureba ureba Jenzy avuga ati nanjye ibi bintu ndabikunda ndabishoboye nabyinjiramo gute? Uburyo bigenda iyo kimuhamagara arabanza akaguha amakuru y'ahantu practice ziri bubere, kuko ibintu dukora tuba twabanje kubyerekana nyine kugira ngo abantu bumve neza koko nimba bikwiye kujya kuri platform ya Jenny's. Rero iyo ugiye akabona urashoboye ahita aguha stage. Okay, ubwo ahantu hahurira abantu bose biyaminiye nk'abanyarwenya nk'abakomediye niki? Abanyarwenya bose. Ubwo gusetsa abantu basetsa biba byoroshye. Wenda nkanjye kubera ko ntasetsa ushobora kumbwira ikintu cyose cyari cyose nkaseka, akibaze kugira ngo usetse kandi usetse. Ku ruhande rumwe biba byoroshye, urundi nibyo biba bikomeye. Mani biba bikomeye kubera ko rega uzi buri ikintu gisetsa abantu akenshi nuko akenshi nyine twebwe ntabwo tuba twumva terime muvugamo ibintu, utubwira ikintu nyine kikadutungura nyine tu noneho mwebwe nk'umuntu usetsa w'umukomediye ubuzi password uze rero kugira ngo ngusetse ni ibintu bikomeye cyane. Ariko ubwo umuntu araza agaperforminga agasetsa abasetsa Braga nyine umunyarwenya Braga nyine umunyarwenya yayumvise ishobora no kumukorera guseka kandi tarisekeje cyane kuri icyo gihe ko wiwe ahita atekereza ikintu yakongeraho nyine agahita yumva kirana musekeje mu mutwe wiwe kandi utabivuze nyine agahita akurura indi logique we utari washyizemo. Buriya njyewe akenshi njya na ewana nta kintu kijya kiba muri showbiz mba ntazi, wenda nshobora kutakivugaho ariko mba mbikurikirana ewana nta kintu na kimwe kiba gihari ntazi. Nka buriya njya nkurikirana maze gukubona ahantu henshi yaba muri Jenzy n'ahandi, ariko nyaka ko Jenzy ariyo big platform kugeza ubu ngubu, sibyo? Ntago ari ibanga. Umaze nawe kuba umuntu munini, ndashaka kumbwira imbaraga bigusaba kugira ngo ube uri umuntu uperforminga muri Jenzy ukajya nandi ugaperforminga ejo ugakora n'ejo ugakora, izo nzenya muzikura he ko ibintu byakomeye? Ari bambwiye ngo ushobora kutabivugaho ngira ngo niwo mwanya nyine mbwira tu. Ariko ngiye nkunze gukora muri Jenzy gusa ntago nkunze kujya handi. Sigeze kubona muri Nuzera muri ya Nuza yaba Zubi nigiyemo kabiri gusa, ubwo urumva naragiyemo kenshi. Njye ikintu mba mvuga kabiri akoze uzi nk'umushobora kugusetsa bintunga kugira ngo ejo ngaruke ngusetse ubundi iyo niyo bari password nicyo, ariko kazi kawe nyine wabikora. None se buriya ko
ndabyumva nyine bisaba imbaraga nyinshi kuko show ya Gen Z iba kabiri mu kwezi. Ubwo rero nk'iyo bibaye ngombwa ko performinga nk'inshuro nkenye zikurikiranye mukuraho ibintu musetsa abantu. Iyo bibaye ngombwa ko performinga nk'izo nshuro wikurikiranya nawe urabyumva nyine uba ugomba kurara ukanuye. Ushaka utuntu tw'utumanyeri ugenda uvangamo ushaka uburyo ushaka content ushaka uburyo uzitwara kuri stage nyine. Okay. Ese ni nk'iki kigora iyo ugeze nko kuri stage cyangwa kuri stage uhagera wagiye mu mavuta no kuvuga ngo byanga byakuna nihabura challenge kuri stage cyangwa se no mukoruganiza ibintu uri bukoreho niki? Ukuvuga ngo harimo imbogamizi nyinshi. Ikintu cya mbere kikugora iyo uri kuri stage nukumva nyine ko abo bantu ari weho bari bategereje. Kureba nyine nk'abantu nk'ibihumbi 3 baguhamagaye ukavuga uti se ubu koko ni njyewe n'akaruru niki njya mbyumva. Kubanza kubyiyumvisha nyine ngo wumve ko ugomba kubaha ibyo bateguriye nk'abantu bagutegereje ko umwanya bari kuguspendinga hari abantu ibihumbi 3 ari weho uri bwagene icyo uwo mwanya wabo ugomba gukora. Uri kumva icyo kintu nk'abantu ibihumbi 3 bose umwanya wabo bari kuspendinga kuri weho ari wowe bahanze amaso. Bari ibintu byadanje bigutera ubwoba. Nicyo kintu cya mbere cyo cy'ubwoba nyine kubanza ko nanjye ntabugira napfa kugira isoni sinasetsa. Biratandukanye. Kugira isoni no gusetsa. Kutagira isoni ntabwo ari impano kandi gusetsa bisaba ko ufite nta soni. Nako ndazigira da muhungu utagira isoni aragatsindwa n'Imana. Muhungu utagira isoni ngira isoni Imana. Abahungu ahubwo sinjya ngo muri kamere yabo ntibaba bagomba kugira isoni. Buriya abakobwa abakobwa baba bagomba kuzigira. Abahungu nyine ko hajemo ngo gender balance. Twese se ubwo dukwiye kuzigira. Twanazigira da. Ariko se uriya ngese tuzabibaharira kugeza ryari. Ikintu kiba kidasanzwe buranja urabona Kigali gutura Kigali byonyine biba bisaba ko byibura bwira wimyoje nka 5 kaba gake akaba ari nka 3. Mbega nyine Kigali ibintu byarakaze n'insazi. Gusetsa abantu babayeho muri ubwo buzima biba byifashe bite? Ukuvuga ngo icyiza kibirimo ibitaramo byinshi bisetsa bireshyuza. Bisaba nyine ko birobanura. Buriya ze bakirobanura nyine bamwe babayeho neza bakaba ari bo baza. Ariko ngo hari n'igihe ujya kuri stage ngo abantu bagaseka kubera ko utabasekeje. Ngukaza nyine ukavuga nk'ibintu bagaseka ngo kumbe bagaseka ko waruzanywe no kubasetsa ukabugiye utabasekeje. Kuri stage ntibibaho keretse wenda muri babiri gutya ariko kuri stage ntibibaho pe. Ahubwo iyo utabasekeje bashobora kugukomera amashyi nyine kugira ngo wumve ko baguhaye amashyi uveho. Hanyuma se ubundi twebwe ibiganiro dukora tuba dushaka ko tubanza tukaganira ku kintu umuntu bamuziho cyane cyane ibyo muri show busy hanyuma wenda tukajya ku ruhande nyine ku bindi nyine by'ubuzima busanzwe. Ntabwo nkunda ngiye gukora ibiganiro ngo bigaruka kuri saga ngo ziri muri show busy n'ibiki kandi buri ka detail mba nkazi nipowe. Ari kugiye kumbazaho kimwe. Reka rero nkubwire ubundi nakundaga gukora introduction nkavuga nti kugira ngo umuntu amere neza nyine to bisaba kuba afite akarimo k'amaboko
anyuzamo agasenga akoresha n'agakingirizo, nako yibuka gukoresha agakingirizo. Ibyo bintu bitatu iyo bikora mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi hantu aho ariho hose, urumva byanga byakunda uba umeze neza, kandi nawe ndabona umeze neza. Ibyo bintu byose urabikurikiza. Iki ni biki? Ndakubwiye ngo muri introduction yanjye akenshi nkunda gukora mbwira abantu ko kugira ngo nyine uba uri comfortable wicaye uvuga ati meze neza ndatekanye, bisaba ko ufite akarimo k'amaboko, ufite ahantu winjiriza, unyuzamo ugasenga nyine usengera ibyo bintu ukora iki n'iki n'iki. Ariko Kepa ko muri ibyo nkora kimwe. Ukora iki? Gusenga gusa. Oyazi. Ariko buranga iyo wasenze ngo ibindi birikora. Sometimes biterwa nyine n'iki Imana yashatse kukugenera. Iyi Imana nyine ibona ko ibyo bintu bikwiriye irabiguhereza, yabona kandi utanabikwiriye ikabikwima. Hari n'igihe ibikwima igira ngo ikugerageze irebe uko witwara muri iyo situation. Uheruka gukoresha agakingirizo ryari? Uretse kukabona sindanagakora, cyangwa se uri nko kukamamaza sindanagafata. Sindanagafata biri seri. Cyangwa nawe umeze nka Mbanda ni buri gote. Ariko risiyewe Mbanda yararirimbye ngo umukobwa amwemereye ngo ni buri niba buri uraba bashatse kuvuga. Oya. Ja cyekoza. Mbo rero nagustokinze hari nganuza yawe merutse ku nabonye nubundi na Kariri washyize kuri nimba atari Instagram ni TikTok. Namwe mubikoramo murabyitiranya se? Oya tuba tubiza ariko ari igihe ose nibeshye. Impamvu rega iyo mvuze gutya bari ukugira ngo nimbyitiranya hatagira ushinga urubanza ngavuga ati abanyamakuru umeze nkamwe bajya gukora iteganya gihe bakavuga ngo aje imvura izagwa cyangwa ntego. Ariko se ubundi ubwo wamugana batubwiye gutya yine baba bagira ngo kubiteganye byose izabyara ngo yarabeshye. Izabyara ikimasa cyangwa se inyana. Ubwo kandi oya mwaho nta biba birimo, aho byabyara hose yatsinda kuko yari yabivuze. Anga kuri boro wari wavuze ngira ngo wari wavuze ngo nimba ukundana n'umukobwa akabanywa fanta, wazana byera akitamo, wazana rikera akitamo, wazana igikoma akitamo, harya wahise uvuga ngo umwongere mu binyabiziga utunze. Abantu impamvu bakunda guhita nyine bumvamo nk'ingaruka cyane. Ubundi umuntu nyine ntago bari uwanywa imitobe ngo anywe n'inzoga byose abivangavanga bijye mu ndimwe ubone nta kibazo afite. Rero ubivangavanga ntagire ikibazo, aho nguwo aba arenze umuntu. Iyo ari inyamaswa bamwita omnivorous. Omnivora hari ibintu nk'ibyo ng'ibintu byose abayitamo wakumva ntari. Mbese hari umukobwa mwakubitanye ewana witamo kira kitu? Oya. Ibintu byinshi tuvuga hariya ntago biba ari ibyatubayeho, ahubwo twebwe twinjira muri societe mu buzima busanzwe bw'abantu tukareba nyine ibyabo mukavuga ati gusa ibintu byo mbona bimeze nk'iyo content njya kuyikora. Narabanje mbona iki iyo ufashe uruhande rumwe ukarwataka nyine ugasa n'uruserereza, mbona ko kantu dance ya gakondo. Iruhande igice kimwe cy'abantu runaka, uruhande rumwe rw'abantu runaka. Kubera ko njye mba mbona nk'ukuntu mukoramo komedi cyangwa n'urwenya, aba ari ibintu bimeze nko gukiritika nyine tu mugakiritika nyine musetsa
kandi ugasanga hari abantu musa nkaho mukebuye tu ari ukuntu uvuga ku kintu wasekeje ariko wasekeje ibintu bijyanye n'imyitwarire kubera ko nkeka ko abo bantu se ntibahari ntibarahari hari abantu baba bitamo kira kitutu nanjye nibyo njya nkunda gukoraho cyane n'impamvu nabikoze ko ari ukugira ngo nyine urwenya rugira icyo rumarira sosiyete rwo kuba urwenya gusa ngo birangiriraho ahubwo icyo kintu nicyo nkeka kiba ari cyiza kirimo n'ubuprofesiyoneri ku buryo uvuga ikintu kikaba ari content isekeje ariko nyine kigira n'akamesaje gitanga aba ari byiza cyane yego iyo rero tumajije kuganira ku bintu nyine tukuziho ubwo nk'umukomediye n'iki tuba tugiye ku tundi tuntu dukeya two ku ruhande dusa n'ubundi nk'abagana ku musozo w'ikiganiro nta kindi kintu ukora n'urwenya gusa muri ino minsi wenda kitari akazi muri ino minsi nanabwiriza ubutumwa ko ni imirimo ni kariya n'ubundi abyerezeho buri uri n'umupasiteri oya ntago ndi pasiteri ubutumwa ze ubwo ni ubuhe butumwa utubwiye hari igihe umuntu aba ari umuvugabutumwa ariko nyine atari pasiteri ubwo se ari igihe wajya muri ibyo byose ariko nta kazi karimo ubwo iyo mvuze ibindi bintu ukora ku ruhande nyine mba mvuze bishobora kwinjiza 1000 cyangwa 2 oya ntabyo abantu rero nibagire baguha akazi dore karabuze nibampa akazi uraza gutanga imbuga zawe iki kwandikire gake gake tugenda tureba ko ibintu byazacamo hanyuma rero ngiye gukubaza ikibazo uransubiza nyine uko ubishaka gikurikirana n'icyanyuma cyane yego giye kurikirana n'icyanyuma n'ibindi 100 bya nyuma Lycée Kepa Nyirudushya uramutse ukundanye n'umukobwa ukajya umubwira ngo murebe ibyari byo akanga sibyo rebe ibyari byo oya ubyumva ariko Lycée nta n'umuzi ufite nta rangamuntu ufite ndayifite akajya ko nyine wowe nyine tu ukajya umubwira ati sheri reba turebe ibyari byo akabyanga rimwe akabyanga kabiri akabyanga gatatu wamubaza ikibazo kibimutera akakubwira ati ngewe kugira ngo nkore ziriya gahunda bisaba ko mba ndi kumwe na best friend wanjye ariko w'umukobwa ubwo rero birasaba ko tuza kugusura ndi kumwe na best friend wanjye w'umukobwa turebe ibyari byo turi batatu wabyemera wabyakira ute wabifata ute ikintu cya mbere ntago ngewe ibyo bintu njya mbikora sinzi n'uburyo nabyitwaramo ngewe nkubajije uko ubyumva nyine tu nabyanga ntago wabyemera wahita unatokesha namukatira oya se wahita umukatira uzi icya mbere si uko waba wamusabye gahunda yazemera buriya nyuma y'imitekerereze y'abantu hari imana hari imana kandi nyine ikintu cyose gihabanye n'ijambo ry'Imana ngewe nkigendera kure bivuze ko nawe uri muri ba basore batuye i Kigali b'imanzi nyumvira kandi byuzanye nkumvi wenda kubwira ngo kureba ibyari byo ngo ibyo bintu simbijagamo ari imanzi ni igiki imanzi ni umusore wese utuye muri Kigali akaba ari single baba ari na benshi da ari single ari na benshi ngewe nari nzi yuko imanzi ari abantu bakoze ibikorwa by'ubutwari batabarutse aha ako kepa ibyo bintu byawe nawe byo kutujijisha ntabwo bari hakashaka ngewe niko mbizi ntabwo nari nzi ko ari gutyo uteye byo kutujijisha kuri urwo rwego mwana ndabajijishije ngewe mama yarambwiye ngo umugabo atakaza ubumanzi ari uko yakoze ubukwe ubu nanjye nyine
ntegereje gutakaza ubumanzi ari uko ubu ngo ntarakora ubukwe ndacyari imanzi nawe si kubibona oya ntago njye ariko mbibona kuko igihe cyose nubwo waba warakoze ubukwe ushobora kuba intwari kandi bigakunda kandi kepa kandi ibyo bintu ntago nabikunze ubumanzi mvuga ni ukuba utarabonana n'umukobwa mama rero yarambwiye nyine ngo umugabo abonana n'umukobwa ari uko yakoze ubukwe ubu nanjye ntegereje gutakaza ubumanzi ari uko nakoze ubukwe ese njye rero nkurikije experience y'ubuzima afite nzi yuko nta muntu utarabona umukobwa ko baba ku isi okay so tugana ku musozo rero tugira ibibazo nka bibiri tubaza buri muntu wese twakiriye ahangaha ikibazo cya mbere tubwire amagambo atatu asobanura Kepa Nyirudushya. Amagambo atatu ku buryo uvuga ngo ku buryo uvuga ngo kwitonda, kuba uri fani cyangwa se kuba uri stubborn cyangwa se kuba uri ibandi cyangwa se ubwo ni trait character. Ku buryo ukivuga ibyo bintu bitatu mu bikuranga mu bintu bigira wowe. Ikintu cya mbere nkorera Imana. Icya kabiri religious. Icya kabiri ndi imfura nyine nditonda. Ubwo uri roye. Gatatu. Icya gatatu nkunda urwenya. Okay, ubwo uri umukomediye n'ubundi cyase ukunda ibintu biri funny n'iki. Abantu bakuzanaho ibintu by'imijinya ntago bikunda. Ntago mbikunda pe. Hanyuma rero ikibazo cya nyuma. Mu myaka yose umajije ku isi. Nuhe mwaka wagukomerekeje n'iki cyari cyabaye? Myaka maze ku isi. Ntago uri mutoya nta mwana ugira umutwe ungana gutyo. Ndabeshya. Cyo kibazo ko numva kigoyera ndaza kubitekerezaho ndakikoherereza nko muri message. Kuko nigihe suvuga ikintu cyaba cyarambabaje gukomereka bya bintu udapfa kwibagirwa nyine tu. Sha experience y'ubuzima afite ntiragera aho hantu. Nta n'umuntu se urakwicaza ngo wige ngagukosora gukorere nk'akantu uvuga ati cyakoze. Ku buryo namara umwaka nyine umwaka nkavuga ngo uyu mwaka niyo wenda utaba ukibizirikana ariko wenda mvuze umunsi mvuze umunsi ho oya ntabwo mvuga ngo ni umwaka wose ku buryo muri uwo mwaka icyo kintu aribwo kiba cyarabaye. Cyakoze nigeze gupfusha papa muri 2011. Maze imyaka 15 utazi umusaza mwana. Hafi 15 13. Ni myinshi 13. Ntago biba byoroshye. So dusoza kubera nari nkiri umwana ntago navuga ngo byarambaje kuko umwana abari nyine ntabwo abari yari yakora mu mutwe ku buryo ibyo bintu yajya kubyegereza umutima cyane. So dusoza rero ibibazo byari ibyo ngibyo ahubwo ikindi kintu tugira ni briefing challenge niyo dusoresha ikiganiro cyacu. Ni challenge yo guhumeka tu bisanzwe. Icyo dukora no kuguhorudinga amasegonda nka 30 utari guhumeka. Wabishobora? Simbizi. Uragerageza. Atatu. Ngaho nyumvira atatu cyangwa 30. No kuvuga ngo ngenda gukomandinga sikeja nyine ndayifite ahangaha ikiro nuko nta gucitinga wenda wareba nyine tu. None se ubigenza utese? Ngiye no kwanga kanaka video. Gutya ndi kukareba ndagapozinga ndagahagarika. Amini ndagatangiza ari uko dutangiye. Mubwira ati wenda injiza umwuka ubane ashira amasegonda 30 and then ubone kusohora.
si ngombwa ngo ayo masegonda yamare. Ubireberaho aho se? Yego. Ubireberaho aho? Nta Ubwirwa gucitinga. n'iki? Mba ndi kubireba se amasegonda sindi kuyabara. Ubara icyo bara ni amasegonda. Yego. Si ngombwa ngo ayo masegonda yamare. Ukora naringize ngo buri kureba nimba ndi no guhumeka. Ibyo ntago mba ndi kubireba ariko gucitinga nta biba birimo. Ibyo ndabikora nimba utaba uri kubireba. Twagiye rero uburyo gahunda y'umunsi ipanze, sibyo? Njyewe ndabatangira ameze gutya. Ningira gutya urinjiza umwuka, ni nk'amasegonda 3 winjiza umwuka. Ningira gutya urahita uwubana, nta kwinjiza nta gusohora. Ubwo aho ugarukiriza ayo masegonda niyo turi burebe, and then ubundi y'amasegonda 30 ageze ubona ko urekora. Ready? Ndakubarira 1 2 go. Ubwo ni nk'ari 3. Ndaba meze gutya. Ndarambura winjiza. Nimfunga ubane. Urongera kubanura ruko narekuye cyangwa se challenge ni kujabuka irabikujabutse. Ready? 1 2 3. Mirongo 3 ako wari uhapfiriye mwana. Impamvu bikoze nuko utabirebaga. Cyangwa sha wanyizemo ariko mwana uziko koko nabirebye naho ugiyemo kubara amanuzi amasegonda. Nyine igihe cyagiye ntago kiba kikigarutse. So byari ibyo ngibyo rero. Bwira abantu imbuga zawe aho bashaka niba ari ako kazi niba ari iki umuntu wese mbega ugukeneye yagukora. Imbuga nkoresha ni Instagram na TikTok, hose nitwa Kepa Nyirudushya. Hose kuri Instagram na TikTok. Ugira YouTube channels? Ntago YouTube nyikoresha. Okay. Uzayifungurira rero abantu bagushyigikira. Nimbibonera ubushobozi. Okay, so byari ibyo ngibyo rero abantu turabashimiye ko badukurikiranye kandi nawe turagushimiye ko waduhaye ikiganiro. Nimukore subscribe kuri 1% Entertainment kugira ngo ibiganiro mujye mubikurikirana 5 kuri 5. Wagira ikintu ubasaba se cyangwa wenda icyo babwira? Kintu nabasaba no gukomeza kujya bakurikirana ibikorwa byacu umunsi kundi. Babyumvisha abantu bacu rero mwakoze cyane. Yitwaga Kepa Nyirudushya kuva muri Genesis Comedy Show. Kepa wakoze cyane mwana. Okay, namwe murakoze. Ciao ciao.